Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, reka ariko dutangire dusenga. Mana yacu nziza, tunejejwe n'uyu mwanya duhaye wo kumva ijambo ryawe. Nyemerera ijambo ryawe mwami risohoza icyo waritumye muri twebwe, ridutunganye tugeze ku rugero twifuzaho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatanu tuganira ijambo ry'Imana. Muri iki cyumweru icyifuzo dufite ni ukugira ubuhamya bwiza ku Mana. Tugiye gusoma rero mu itangiriro ibice 38 duhereye ku murongo wa 24. Ni inkuru z'umugabo witwa Yuda n'umukazana we witwa Tamari. Ntabwo turi buzitangire zose, ahubwo tugiye gusoma mirongo mikeya, wenda turaza kwivugaho iyo nkuru, turaza kwivugaho gatoya nayo. Itangiriro 38:24 ngo hashize amezi nk'atatu babwira Yuda bati Tamari umukazana wawe yarasambanye kandi afite inda y'ubusambanyi. Yuda arababwira ati mumusohore bamutwike. Bakimusohora atuma kuri sebukwe, ubwo ni Tamari atuma kuri sebukwe ati nyiri ibi bintu niwe wantwitse inda, kandi ati ndakwinginze menya nyiri ibi, impeta iriho ikimenyetso n'imigozi yayo n'inkoni. Yuda yemera ko ari ibye, ati andushije gukiranuka kuko ntamuhaye Shera umwana wanjye, ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Imana tugirire neza. Nk'uko nari mbibabwiye, uyu ni umunsi wa gatanu tuganira ku kugira ubuhamya bwiza ku Mana. Izi nkuru rero dusomye ni iz'umugabo witwa Yuda ndetse n'umukazana we witwa Tamari. Uyu Tamari yari yarashatswe n'umuhungu wa Yuda, barabana, ariko ngo uwo muhungu akaba umunyabyaha, ngo Uwiteka aramwica. Umuco rero w'abo bantu ukuntu wari uteye, iyo umukobwa yapfakaraga bamushumbushaga murumuna w'umugabo we, donc uwo murumuna we akajya mu cyimbo cy'ubukenya kwigendera. Ubwo uwo Tamari bamuhereza murumuna we wapfuye nyine, nawe barabana, ariko ngo nawe babanye akora icyaha, Imana irababara iramwica. Ubwo urumva Yuda apfushije abahungu babiri ku mukobwa umwe witwa Tamari. Akagira rero undi mwana ari we yari asigaranye witwaga Shera. Yuda yari afite abahungu batatu. Uwo Shera rero Yuda yumva ntashimye kumuhereza Tamari, kuko urumva abahungu be babiri bombi bari baraguye kwa Tamari. Aravuga ati na ka Shera nari nsigaranye nkamuhe. Aramumwima, aramubwira ati Shera aracyari muto, nzaba muguhereza namara gukura. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari cyo cyari kigenderewe, ahubwo yaramamwimye. Haciyemo iminsi rero ngo Yuda ajya gukemura intama ze nyine, ajya gukemura intama ze nyine ngo babone ubwoya bwazo. Nuko ngo wa mukobwa nawe apanga trick yo kumutega, nyine amutega umutego. Ngo muri iyo minsi ngo Yuda yari yarapfushije umudamu we, donc nta mudamu yari afite. Tamari rero ngo arangije yigira inama yo kwiyambika nk'abamaraya, ngo aragenda ahagarara iruhande rw'inzira. Ngo sebukwe rero atambutse ntiyamenya yuko uhagaze iruhande rw'inzira ari umukazana we. Wa mukobwa aramureshya, aramurangaza, birangira baryamanye rero. Ngo Yuda ngo Tamari ngo abwira Yuda ati urampa kiguzi iki? Undi ati se nguhereze iki ko nta kintu nagendanye? Aramubwira ati mpereze impeta yawe, mpereze n'inkoni yawe, mpereze n'umushumi wawe. Imana tugirire neza. Ngo ni impeta ngiriho ikimenyetso, ngo n'imigozi yayo n'inkoni. Aramubwira ati ibyo ngibyo aba ari byo mpereza, binsigire nk'ingwate, hanyuma ugende iwawe uze kunyorereza umwana w'ihene. Yuda aramubwira ati nta kibazo bifashe. Uyu mukobwa ariko yari umunyamanyanga ku rwego rukomeye. Ngo nuko Yuda arangije ngo atuma umugaragu ati genda, hari umukobwa w'umumaraya uraza kumubona ku nzira, umuhereze umwana w'ihene, aguhereze impeta yanjye n'imishumi yayo, aguhereze n'inkoni. Ariko ngo uwo muntu yari atumye ngo agiye asanga wa mukobwa ntagihari. Ngo nuko Yuda aramuvuga ati ibyo ngibyo mubirekera aho ngaho, turacyari mwibuke intego dufite muri iki cyumweru ni ukugira ubuhamya bwiza ku Mana. Yuda aravuga ati tutaza gukorwa n'isoni, ati mubirekera aho ngaho. Ni umuntu ukoze icyaha atagombaga gukora, yaryamanye n'umumaraya bitari bikwiriye, ariko aravuga ati kugira ngo ntaza kwikoza isoni, byihorere birangirira aho ngaho, twe kwirirwa tujya gukurikirana ngo tubaririze iby'uwo mukobwa, ngo dusubize impeta yacu ndetse n'inkoni yacu. Imana tugirire neza. Turacyafite icyifuzo cyo kugira ubuhamya bwiza ku Mana. Hariho abantu mu by'uru rugendo bakoze ibyaha batakaza ubutware bwabo. Iriya nkoni Yuda yatakaje
ishushanya ubutware. Inkoni ni ubutware. Batakaje ubutware bwo kwihagararaho imbere y'icyaha. Donc ubutware bari basanganywe, igitinyiro bari bafite baheshwa no gukiranuka, igitinyiro baheshwaga no kuba baramenye Yesu Kristo, baragitakaje kubera icyaha bakoze. Ngo Yuda ngo si inkoni gusa yahasize aho ngaho yakoreye icyaha, ahubwo yanahasize impeta n'imishumi yayo. Hariho abantu batakaje ukuri kandi barahoze ari abanyakuri bitewe n'icyaha bakoze. Donc imbaraga zo kurezisita imbere y'icyaha ngo bamaramaze bahamye ukuri barazitakaje. N'impeta, impeta bivuze isezerano, isezerano donc ryo kuba abaragwa b'igihugu cy'ijuru. Bamaze kuritakaza bakoze ibyaha bibatandukanya n'Imana, ariko ntibashaka kongera kugarura bwa busabane bwabo n'Imana, ntibashaka kongera kugarura cya gitinyiro bahoranye bwa butware bari bafite, ahubwo batsimbaraye ku kutamenyekana kw'ibyo bakoze. Aravuga ati oya ibyo bintu bitamenyekana, iby'amakosa twakoze, ibyaha twakoze bakabirenzaho. Imana tugire neza. Turacyari ko kugira ubuhamya bwiza ku Mana. Ngo noneho ngo amezi nk'atatu ngo ashize, ngo abantu baza kujya kubwira Yuda bati umukazana wawe yarasambanye, atwite inda y'ubusambanyi. Ngo arangije ngo Yuda akimara kubyumva rero, ngo arangije aravuga ati uwo mugore mumuzane w'umusambanyi bamutwike, ati mushyire hanze bamutwike. Ngo arangije ngo wa mukobwa ngo nawe kuko yari umunyabwenge cyane, yari inyaryenge, ngo nuko arangije ngo bagiye kumutwika, arangije asaba ijambo. Aravuga ati mumpe ijambo, ati mbere yuko umuntu wikane mubanze murebe iyi mpeta, muyigenzure, nyirayo we muraza guhita mumumenya rwose, iriranga, afite impeta itandukanye n'iy'abandi bantu. Ati n'iyi nkoni nayo muyirebe, ati nyirabyo niwe wantwitse inda. Yuda ngo akubiteho agatima, yibuka yuko hari ahantu yigeze gusiga impeta, hari n'ahantu yigeze gusiga inkoni, aribwo butware. Imana tugirire neza. Gatsibutsa aravuga ati ni ukuri Tamara ndushije gukiranuka, ati kuko ntamuhaye Ashera umwana wanjye. Imana tugirire neza. Mu maso y'abantu Yuda yari umupapa mwiza, umupapa w'umunyacyubahiro, umupapa rwose w'igikwirire, ariko mu maso y'Imana si uko nguko yari ameze. Mu maso y'abantu yari umuntu w'inyangamugayo, ushobora no gucira abandi imanza kugeza ku rwego navuga turiya bamutwike, bakamutwika. Ariko mu maso y'Imana ntabwo ari uko byari bimeze. Birashoboka ariko nawe uri kunyumva, mu maso y'abantu afite icyubahiro gikomeye. Yewe hari n'abashobora kuza kukubwira bati dukiranure, uri nk'inyangamugayo, ariko ugenzura ubuhamya bwawe urebe koko no kumana niba ariko byaba bimeze. Byaba biteye agahinda mu maso y'abantu bayo uri inyangamugayo, ishobora no gucira abandi imanza, mbese ukaba uburyo ushobora gukiranura abantu, ukavuga ukamenya gutandukanya ikibi n'icyiza, ukamenya no gushyira ibintu mu murongo. Ariko Imana yatari gutyo kubona. Imana tugirire neza. Abantu bo biroroshye cyane kubabeshya, ariko kubeshya Imana biragoye, kuko Imana yo ntishobora guhishwa, imenya n'ibijya abantu batigeze kumenya. Imana tugirire neza. Ibya Yuda nta muntu n'umwe wari ubizi, nta wari uzi ko yatinyutse gukora icyaha cyo kuryamana n'umukazana we, ariko Imana yo yari ibizi. Imana tugirire neza. Wifurije kugira ubuhamya bwiza ku Mana. Ntutinzwe cyane no gukomerwa amashyi, ntutinzwe cyane no kwitwa inyangamugayo, ntutinzwe cyane no kwitwa umuntu mwiza, ariko mu maso y'Imana atari uko bimeze. Uharanire kandi ushyiremo imbaraga cyane kugira ubuhamya bwiza ku Mana, kuko aricyo gifite agaciro, kuko nta cyahishwe na kimwe kitazigera gihishurwa. Gira umwete wo kugira ubuhamya bwiza ku Mana, ubirwanire. Niba harimo ibitari mu murongo mwiza, gira umwete wo kujya kwikiranura n'Imana, mwiyuzuze. Nturangazwe n'icyubahiro ufite, nturangazwe na pozisiyo ufite, nturangazwe no kuba nta muntu wabimenye, nubwo abantu batabimenye, ariko Imana yo yarabimenye. Imana tugirire neza. Urubanza rero rutaraza ngo ibyahishwe byose bihishurwe, gira umwete wo kwiyuzuza n'Imana. Urakoze cyane. Mwifurije kugira ubuhamya bwiza ku Mana, kugira ubuhamya bwiza ku Mana.